Inkuru nziza ku banyeshuri bagiye gukora ikizamini cya leta ni n'inkuru mbi ku banyeshuri bagiye gukora ikizamini cya leta. Ibizamini bya leta byahindutse mbere y'uko ibi bizamini bizakorwa. Ikizamini cyari gukorwa saa 12 za mu gitondo, ariko ikizamini cyashyizwe saa moya ku itariki 30 z'umwaka wa 2025 mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Ibizamini bya leta muri rusange, cyangwa ibi bintu ndi kuvuga bifite aho bihuriye n'itangazo rya NESA, ndetse itangazo rya NESA riramenyesha abanyeshuri yuko ibizamini amanota bafatiragaho mu bizamini ntabwo ariyo bazafatiraho, mu gihe bamwe bazahabwa buruse bafataga kuri 50%, ni mu gihe abanyeshuri bazahabwa buruse cyangwa bazahabwa kwiga mu bindi bigo bitandukanye bya leta. Ibintu byose byahindutse. Ni mu gihe bafatiraga ku abanyeshuri batanu ba mbere bagiye kujya bafata batatu ba mbere bagize amanota meza. Ni mu gihe wagize 80% azajya afatwa, wagize 70% nawe azajya afatwa, wagize 90% nawe azajya afatwa, wagize 100% nawe azajya afatwa. Kuko ngo 50% ntago bazajya bamufata cyangwa bamwemereye kujya kwiga mu kigo cya leta ahawe buruse, kereka niyirihira cyangwa akajya mu bindi bigo bitandukanye akirihirira 100%. Ndetse tufite n'indi nkuru yigize kumvikana iteraningana mu gihugu cy'u Rwanda, ikomeje kuvuga yuko abantu bakwirakwije ibihuha ku basitari cyangwa ku bahanzi bakomeje gukurikiranwa, ndetse RIB yakomeje kubakurikirana mu gihe batarafatwa. So turagaruka kuno mukobwa wo muri Nuze wigize kwiyambika ubusa, ntago nirirwa muvuga kubera ko ibintu byabo nabonye ari danger. Ni mu gihe uyu mukobwa yagaragaje ubwiza bwe, ndetse akagaragariza abanyarwanda muri rusange ndetse isi yose. Ibyo reka tubiveho na amafuti cyangwa ni n'amanyanga. Iyi ni incamake y'amakuru niba rwo Rwanda rugeze ku kino kinyamakuru cya Kidasamura Movie. Nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro cyangwa ni channel icaho ibiganiro bitandukanye, cyangwa ibindi byose bitandukanye. Uramutse ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo, waduhamagara kuri ya nimero dusanzwe tukubwira. Ugize ikibazo mu rugo iwawe, cyangwa ugaterwa n'ibisambo, cyangwa akaba ari umuntu wakomeretse cyangwa wakubiswe ukaba wabuze ubutabera, wahamagara 0788602885 tukaza twagushakira ubutabera nk'abanyamakuru ba Kidasamura Movie. Ngewe nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi kuzina rya Kidasamura Movie. Turabakunda cyane rero, mureke tubane n'ano makuru. Iri ni itangazo rya NESA rireba abanyeshuri muri rusange, cyangwa ababyeyi babo, cyangwa abarezi muri rusange. Ni mu gihe abarezi bitwaye neza mu gukoresha ibizamini bya leta byo kuva mu wa mbere primaire kugera mu wa gatandatu primaire. No kuvuga ngo mu gihe aba barezi bitwaye neza ndetse bakoze neza akazi kabo bashinzwe, ni mu gihe abanyeshuri batsindishije ari muri 99%, abatsinzwe ubwo ni 20%. No kuvuga ngo aba barezi cyangwa abarimu bitwaye neza, no kuvuga ngo abo bana bose bazimuka bajye mu masigonderi cyangwa bajye mu mainterina. Ni igihe noneho ibizamini batarakora ibizamini kuva mu wa mbere segonderi kugera mu wa gatandatu segonderi. Ni mu gihe bamwe bazatsinda bagahabwa buruse zijya kwiga mu bindi bihugu bitandukanye, cyangwa bagahabwa buruse bajya kwiga mu bigo bya leta. Ni mu gihe abo mu mwaka wa mbere nibatsinda ikizamini bazajya mu wa kabiri, abo mu mwaka wa kabiri nibatsinda ikizamini bazajya mu mwaka wa gatatu. Umwaka wa gatatu nabo bafite ikizamini cya leta, aricyo bahabwa diplome yitwa result, cyangwa ira diplome yo mu wa gatatu segonderi ikwemerera kujoininga igisirikare cyangwa ukajoininga igisekirite muri rusange. Ira ni diplome ngufiya cyangwa ni diplome ibiciriritse. Ni mu gihe wiga mu wa gatatu yakoze cya leta, ariko akaba agiye mu wa kane yitegura kujya mu wa gatanu, nawe yitegura kujya mu wa gatandatu kugira ngo akore kino kizamini cya leta kimuhesha amahirwe kubona akazi mu bigo bitandukanye by'imari, cyangwa bimwemerera kujya mu ofisiye bakuru b'abapolisi akajya kwiga Musanze. Ni igihe uyu wa gatandatu ukwemerera kujya mu ofisiye bakuru ukajya kwiga igisirikare cyangwa igipolisi muri rusange. Ni mu gihe cyangwa bikwemerera kuhita ujya kwiga kaminuza mu bigo bitandukanye, cyangwa ukajya kwiga kaminuza mu bigo byo hanze. Ni mu gihe Kidasamura Movie bayakusanyije no makuru kugira ngo ize kuyabagezaho 5 kwa 5 kugira ngo muze kuyumva 100%.
ndetse batangaje ko ibizamini byahindutse mu gihe ikizamini cyari kuzaba saa moya nako cyari kuzaba saa 12, ikizamini cyashyizwe saa moya zuzuye. Nimuzatangwe ku kigo cy'amashuri cyangwa aho bateguriye gukorera ibizamini, muzabikorera ku karere. Ubwo muzakora uko mushoboye, saa moya muzabe muhageze. Ubwo muzatangira kuva mu ngo zanyu saa 12 kugira ngo saa moya muzabe mugezeho mukorere ikizamini, mu gihe abarezi muri rusange cyangwa ababishinzwe bazaba bari hafi yanyu babafasha cyangwa baberekera uburyo muzajya mukora ibizamini. Ni mu gihe ishuri rimwe rizajya ryicaramo abanyeshuri batandukanye bavuye ku bigo bitandukanye kugira ngo batakopezanya muri rusange nko kwa kundi abaswa usanga bicaranye n'abahanga bagakoperana. Ni mu gihe hazaba hari abarezi rusange bari kubarebera cyangwa ari kubacunga ugize ikibazo cyangwa ubashije cyangwa ikaramu yapfuye cyangwa ikira kitu cy'igikoresho akahita agihabwa vuba na vuba bitiriwe bitinda. Nitwa Kidasamura Movie mu mujyi wa Kigali, abanzi nibangererana abo tuziranye baranzi. Kora subscribe ku Kidasamura Movie, yari Kidasamura Movie mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe amakuru menshi atandukanye aca kuri no channel yacu aba yafashwe n'abambasaderi batandukanye. Kora subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro abantu